agiye kwinjira mu kipe ya Rayon Sport. Fahad Aziz Bayo ni umusore w'umugande, ni umukinnyi ukina nka rutahizamu. abantu bamwibuke igihe u Rwanda rwakinaga na Uganda dushaka tike ya CHAN, I think ya CHAN ya CAN AFCON ariko gutsinda yadutsinze ibitego biri muri match banza niho kwishyura. Twakinnye na Uganda match ziheruka ebyiri, ndaza kureba neza. N'umwataka muremure, sore w'imbaraga, akaba ari rutahizamu umuganda ufite imyaka 26, yavutse ku 10/5/1998. uyu musore n'umwataka mu by'ukuri ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes ikoresha cyane. ikintu cya mbere wabanza kumumenyaho, uyu musore ni umusore koko, afite metero na santimetero 85, areshya na Cristiano Ronaldo musomye byo santimetero 1 gusa. ni umusore pe, ni umugabo ufite imbaraga, akaba yarakinnye mu makipe atandukanye. yarerewe muri Academy ya Pro Line i Bugande, akina mu makipe nka za Buildcon, akina muri Vipers, ajya muri Israel mu ikipe ya Ashdod mu cyiciro cya mbere, yakina mu match 36, atsinda ibitego 7. ayivamo ajya n'ubundi muri Israel mu ikipe yitwa Ben Sahni, akinamo match atsinda igitego 1, aza kuvamo yerekeza muri Czech Republic. hanyuma muri equipe nationale ya Uganda nkunganire Bayo yadutsinze turi muri qualification y'igikombe cy'isi. Yes 2021 ubwo twari muri qualification za mondial ya 2022. yadutsinze igitego ndumva ari na retour. yego yadutsinze ari na retour qualification y'igikombe cy'isi. uyu musore rero ni umwataka, amaze gukina Uganda imikino 25, yatsindiye ibitego 9. rero aho yarari muri Czech Republic birasa naho bitakunze, biba ngombwa yuko agaruka no ku mugabane wa Afurika. amakipe yaho yaramwifuje ariko arayahakanira ko Uganda bahima amafaranga make. ubu ni umusore uri muri Tanzania, yarari mu igeragezwa mu ikipe ya Young Africans. Yanga nyine yatakirwa na Clement Muzize. Rayon Sport imenye yuko ahari, yamusabye ko yaza akayifasha aya mezi 6 gusa, hanyuma akagarada forme ze nk'umwataka, akaba yigaragaza. Rero ikavuga iti rwose uzahita wigendera, turabizi ko tutakwafodinga gufata umukino yakinnye i Burayi muri za Israel ngo dufate amafaranga tumurokirite tunamonera umushahara ukwiye watuma yumva nta handi hantu yakwifuza kujya hataraha. baravuga bati rwose nta kibazo uzagende, ariko ngo imuduha amezi 6 yawe nka service. Bayo rero amakuru nakuriye muri Reyo ni umuntu udashobora kuguca munsi y'amafaranga 5,000 by'amadolari, ukamukodeshereza inzu yo kubamo apartment itajya munsi $1,000, ukamuhereza imodoka yo kubagendamo i Kigali. ibyo byibura ni cost itagutwara munsi $7,000 buri kwezi by'amadolari. yahembwa ngahe 5 salary 5. yaza akavuga ati okay, ndabakubitira phase retour match mufite, ariko urumva ntiyasinya munsi y'amezi 6 kuko umuhanga amezi 6 cyane. hanyuma akavuga ati okay, ndagukubitira amezi 6 meza aryoshye. hariya Robert yahembwa ngahe? hanyuma umembe 5, ubwo ni inoti ya 30 waba umpaye, nangiza komereza 30 by'amadolari, uzankodeshereza apartment umhereze n'imodoka. ababaraga bakavuga bati yaguhagarara nka 7 ku kwezi. 7 rero Rayon Sport gatanga ni biri tayari ni ibikoreho. iyo level ni rwo rwego kugufasha. na Robert yo kuza byari byagoranye bamusaba ati asaza barahari tandukanye ibihe bya Robert n'ibi asaza barahari ko Aimable amaze iminsi ataka nta bintu byose byabaye neza. Ibihumbi 5 bya Murera kuguhemba salary ni umukino ushobora kujya ariko ubwo ari igihe gito no kumubarira budget kuko ni rutahizamu ukomeye. ubaze ngo ni 7 ugahita ukuba amezi 6 35 ufite target y'igikombe. bafite target y'igikombe kwizi ntabwo igikombe kiza mu buryo buri easy. 6 gukuba 7 nje hari ukuntu mbona rero yane gose yanabaye mu buryo bworoshye 42 Reyo ntiyabura umuntu ufite ahantu inzu nziza
igaragara yajya muri hoteli ya Muvunyi icyo cyo nta kibazo akamuherezaho ibyo ntabwo ari kuryama ikibazo yajya muri hoteli ya Muvunyi icyo gikora Ariko kivuye bakaba dufashe icyumba self contained cya hoteli ibyo nta Muvunyi byakabikora iyo cost ikava Icyo icya nta kabiri kibazo. rero ntiyabura umuntu waba ufite ibintu by'imodoka zikodeshwa bakaba batatuye imodoka mu mezi ane Patrick tuzakwishyura gake gake Patrick Patrick arabikora akora. niyo bamushakira izirava fo nziza bakayinywesha. idashaje bakazajya bayinywesha bakayishyiramo nta muntu futanka ukomeye ufite sitasiyo ya esanse n'akayigomwa oya ibyo wenda tubireke wenda bayinywesha noneho bakamunegosira bakamubwira ngo twisinye amezi 6 dufite rero turashobora gutangira wenda mu kwezi kwa kabiri ukwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane ukwa gatanu bora yabaye nka basket n'ukwa gatandatu amezi 5 basi ayo mezi 5 bakamubwira ati dufashe tuguhe 4 ku kwezi turaguha 20 niyo minimum niyo ibintu byose urimo uravuga ibi nishaka 20 by'amadolari ibintu byose uvuga bizamugendaho nta kibazo biteye miliyoni 30 za ariko kuvuga ngo baramuhemba 5,000 ikintu kitari munsi ya miliyoni 30 ushobora kubona bayo iyabare miliyoni 30 azicaza niyo foronganye ubwo foronga muri ayo mezi ubundi rizagenda yamurusha none se foronganye ni umuntu wo kwicara cyane hari umwataka ukomeye kuko batakisha keretse ari igihe kirekire ariko ari igihe gito ntiwamureka pe foronganye binjyanye rero binjyanye kwa Aimable binjyanye mu makuru ari muri Rayon Sport tuvuye muri recruitment ko bagomba kurokirita 3 ubwo turakomeza gukurikirana Rayon Sport ihuye imanutse muri ubu buryo 11 bazabanza mihuye ndabafite batunyuriremo umuzamu nk'ibisanzwe ni Kadime Ndiaye yego kuri kabiri ni Serumogo Ali Omar kuri Wevuzeze yashyizemo Tentiro ni agari Tentiro ubwo na Madrid aha afite Madrid kuri gatatu hagomba gukina Ganijuru Eri kubera ko ubugingo hakemurije amakarita y'umuhondo mu byumve gatatu hazakina Ganijuru bugingo ruje amakarita ubwo ku mpande zombi nyuma no option ya kabiri shwa ya kabiri Ombolenga turagenda nawe tumugarukaho umutima wa defense abasenegale bombi bazakinana Youssou Diagne ndetse na Omar Nyeng barahari bombi bazakinana hanyuma kuri gatandatu umukinnyi yamaze kwigara umwanya yabaye ishusho umutoza ni Kanamugire Roger naginduka Sefu yari yakiriye byararangije hanyuma ku 8 hazakina Richard nk'ibisanzwe usore avuye muri Muhazi ni muzima cyane uyu Murundi agomba kuba akina umupira 10 hazakina Fiston kuko Keve yaravunitse murabizi yagize match nziza kuri Police arabikwiye cyane Fiston akinye neza impande rero uruhande rumwe ni Haji agomba kuba afite uruhande mu Munyarwanda urundi ruhande byamaze gufatwaho icyemezo uwitwa Adama Bagayoko agomba gukina iminota itari munsi ya 60 umuntu yitwa Azize Basane ari kuri bench nabyo ndabisobanura impamvu rutayizamu ni for nganye amakuru noneho kuri buri bakinnyi n'impamvu ndahera ku mukinnyi witwa Ombolenga Fitina Ombolenga umutoza yaravuze ngo niba umukinnyi akoze match nziza ntava mu kibuga Serumogo aba afite umwanya kugeza iyo Ombolenga azongera gukora akamutwara umwanya uwo Ombolenga araharazamuka kugeza igihe Serumogo azagira match ariko kubera yuko umukinnyi ari kureponda neza ntabwo yava mu kibuga ubwo Ombolenga agomba ubwo umwanya nyine Ombolenga agomba gushaka kuba ugaruka kuko yarakize Serumogo yatangaza amakuru ati ndarwana kuyu mwanya ngo gumana aho ngaho niho umukinnyi ngo ni nazi yayiguze kuko umuntu yitwa Aimable twari dufite ikibazo kibaza nk'ako Aimable ubundi ubu ikibazo gihari ni imishara gusa ubwo bagikemara asubira mu kibuga Aimable yitondera umwana yitwa Fabrice wavuye muri tsinda batsinde umwana ufite imyaka 20 ukinisha imoso w'umudefenseri ni nawe uzakuvura kuri gatatu Ganijuru mu gihe yagira ikibazo uyu mwana Robertinho mu myitozo yaravuze ngo simbabeshye mu kwezi kwa gatatu nitugaruka retour u Rwanda rwagiye cyane njye nzamukinisha ubwo kandi hari n'akabange kuri bench aravuga ati nuko ari ibintu twishyizemo ngo ni umwana yaravuze ati uburyo abafunga nganye muri tisi yaravuze ati arenze Aimable kure yaravuze ati ibintu Aimable yakoze ikosa ntabizi yaravuze ati retour nagaruka nitugaruka ndamugaragaza ngenda mukinisha uzamuhishura umudefenseri w'umuhanga ukinisha umunsi umeze neza hanyuma Sefu nabigarutso yakiriye umwana yitwa Roger yamutwaye umwanya hanyuma Basane bya bintu yikoze mutoza yaravuze ati umukinnyi yagiye abatanze umwanya yaravuze ati ngenda genza muri minota Adama Bagayoko gahoro ngo bageze ku minota byibura 70 yayikina
rero ati hagati ya 60 na 70 Arayikina. ni y'uyu musore yaravuze ati afite ishoti ryiza aratsinda atanga pasi aritanga ibintu bya tactique navuga byo kutajarajara arabyubahiriza ahagarara mu mwanya we nyine akawukina neza none se ibyo bintu byo kwanga umwana yadohejeje igitego umuntu n'umwana afite imyaka 20 ibyo byazizi basa nushaka kwishyira ku ruhande n'abagiye ku ruhande umwana kimwe reyo 11 nabo ngabo murakoze cyane ngibyo rero ibirimo kuvugwa mu isi ya siporo ndetse no muri Rayon Sport muri rusange abari siloga yacu ya indi yo kuza tukanyanyagiza hasi ugakurikirana ugakuramo ibyawe bigiye bikunogeye ni byose TV kubw'Imana Olivier ugenda ubigarukaho 5/5 ni Rayon Sport yamaze kuba igera hariya ihuye rwose mu kanya ku isaha 11 irabirimo gukora imyitozo igiye itandukanye utudecrassage dutoya two kunanura imitsi ku bakinnyi ndetse na staff technique muri rusange. Icyo nakubwira rero nuko wa subscribinga ukalikinga ugasharinga then dukakomeza tukibanira ukibuka gukanda akazogera ugakanda kandi na like niba wagiye ukunda ibiganiro byacu tugenda tubagezaho no kunyanyagiza amakuru y'imikino ugakuramo ayawe 5/5 ndabakunda cyane ibiganiro by'imikino nakagaruka hano kuri byose TV ciao